ngo ibyo bizatuma mu by'ukuri Imana ibishingiraho ngo ikubabarire, cyangwa ngo za nyigisho nyine duhabwaho tubarizwa mu madini ngo noneho ngo numara gupfa ngo tuzagusomera misa ngo roho ziri muri purgatori zibabarirwa. Ibyo ntago ari byo. Imana mu ijambo ryayo ritubwira neza ko mu gihe cy'urubanza umuntu azacibwa urubanza Imana ikurikije ibyo yakoze akiri mu mubiri. Uzakubwira ngo bazagusomera misa ngo ubwo uzaba warapfuye ngo Imana ikubabarire, nyamara mu by'ukuri mu gihe wari uriho Imana yaraguhaye umwanya wo kwihana, uwo nguwo azaba kubeshye. Umuntu afatirana kiri muzima ibitagenda mu by'ukuri akabikosora, akigorora n'Imana, akagarukira Imana. Hano muri iki kiganiro tuvuga ukuri kwa Bibiliya tutitaye ku nyungu z'amadini runaka. Ntago hano twaje gukorera amadini, hano twaje gukorera Kristo. Niyo mpamvu icyitwa ukuri tuzacyita ukuri, ikitari ukuri tuzavuga yuko atari ukuri. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana yadusize ku mutima, kuko iminota nayo ibigenda ntago ibihagarara, kandi tuba tugira ngo mu by'ukuri hatagera n'isegonda n'iri na rimwe riducika tutabashije mu by'ukuri gukorera Imana mu buryo yaduhaye kuyikoreramo. Turasoma muri Zaburi y'145, Zaburi y'145 turasoma umurongo w'9 wonyine. Turasoma muri Zaburi y'145 n'umurongo wa 9 wonyine. Reka dusome mu izina rya Yezu Kristo. Turahera kuri Bibiliya ntagatifu, haravuze ngo Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara mu biremwa bye byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Naho Bibiliya yera iravuga ngo Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Amen. Ngo Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. N'uyu murongo dusomye tubonye muri Zaburi y'145 n'umurongo w'9 wonyine tugiye kuganiraho, ariko umutwaye amagambo uravuga ngo ineza y'Imana no mu muvumo w'icyaha. Niryo jambo tugiye kuganiraho, duhaye uyu mutwe uvuga ngo ineza y'Imana, ineza y'Imana no mu muvumo w'icyaha. Bavandimwe bana b'Imana mudukurikiye, ubundi kubijyanye n'ubutungane bw'Imana cyangwa se bijyanye no gukiranuka, bisaba kubanza kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ryeruye nyine yuko abantu bose mu by'ukuri bagomeye Imana, cyangwa se mu by'ukuri bakoze ibyaha bivutsa ikuzo ry'Imana, cyangwa se ntibashyikira ubwiza bw'Imana nk'uko n'ubundi twabivuzeho. Ayo magambo ni Paulo wayandikiye Kiliziya y'Abanyaroma, umutwe wa 3 n'umurongo wa 23 kugeza kuri 24. Ni Paulo wayavuze ubwo yandikiraga Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 kugeza kwa 24. Yavuze yeruye avuga yuko abantu bose bagomye cyangwa se bakoze ibyaha bivutse ikuzo ry'Imana, cyangwa se ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bityo rero bivuga ngo ntago ushobora kumva ubutungane bw'Imana cyangwa se gukiranuka kw'Imana isaba ko tugira utabanje kumva nyine iki kintu cy'uko abantu bose bari barabaye abanyabyaha, bari barivukije ikuzo ry'Imana. Ariko rero abo mu isi twese bisobanura ngo twatsinzwe n'urubanza imbere y'umuremyi wacu, ariko imbabazi ze zatumye mu by'ukuri yohereza umwana wayo Yezu Kristo kugira ngo aducungure, aduhesha agakiza, abamwizera bakihana, akabahindura mu by'ukuri abana b'Imana, akabavana mu muvumo w'icyaha. Ubundi niko ushobora kubanza kumva ibijyanye no gukiranuka cyangwa n'ubutungane bw'Imana. Biba bisaba kubanza kumenya yuko abari mu isi bose bagomye cyangwa se bakoze ibyaha, ariko kubw'urukundo rw'Imana rutuma yohereza umwana wayo Yezu Kristo kugira ngo aducungure, abamwizera bakihana bagahinduka abana b'Imana, bakava mu muvumo w'icyaha. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo buriya
mbere yuko dukizwa burya tuba turi mu rubanza rw'umuvumo w'icyaha, ariko abantu benshi ntago mu by'ukuri bajya babasha kumenya n'iyi neza y'Imana ibageraho bakiri no mu byaha. Nicyo tugiye kuvugaho ku bijyanye n'ineza y'Imana no mu muvumo w'icyaha. Buriya hari ukuntu abantu bagenda bakaba mu byaha, umuntu agasambana dezane imyaka n'imyaka, mu by'ukuri akagira ngo Imana iramushyigikiye, akagira ngo Imana mu by'ukuri yewe wenda n'Imana ikanamurindira muri ubwo busambanyi, akasambana akaba muri ubwo busambanyi, ntarwara indwara wenda izi ngizi zitandukanye zandurira mu busambanyi, indwara runaka, rwose Imana ikagenda ikamurindira muri ubwo busambanyi, yewe yakwiba koko ntanafatwe. Kandi mbibutsa ko buriya mujye mwitonda abantu bafite Imana zabo, uzajya kumva wumva umujura agiye kwiba aravuze ngo Imana imfashe ngo ntibamfate. Afite Imana ye nyine, afite Imana ye abwira ngo imufashe yiba ariko ntibamufate. Ariko buriya hari ikintu abantu bakwiriye kumenya, hari igihe nyine abantu bakora ibyaha runaka, ariko bakabona nta kibazo bagize ko kakiba, akabona ntafashwe, cyangwa se yagirira nabi mugenzi we akabona ntacyo bitwaye, ntiyamenyekanye, cyangwa se n'Imana nta kintu imubwiye. Ariko ntibibuke ko burya n'ineza y'Imana igigera ku muntu akiri mu byaha, ariko bitavuze yuko iyo neza y'Imana imugeraho akiri mu byaha ari ukugira ngo Imana imwereke yuko imushyigikiye, cyangwa se mu by'ukuri ari umuterankunga w'ibibi arimo arakora. Ariko kutamenya ineza y'Imana nubwo umuntu ari mu byaha, iyo neza y'Imana ahubwo iragenda ikazahinduka urubanza. Buriya byari byoroshye yuko Imana iturimbura itaduhaye umwanya wo kwihana, ariko kubw'urukundo rwayo nyine itanga umwana wayo. Ariko burya kugira ngo umuntu azagere ku gihe Imana yamugize akabarore, abantu bose bakamenya amabi ye, abantu bose bakamenya ibibi yakoze, burya Imana iba yarabanje kumugoragoza, rimwe na rimwe akajya gusenga. Naratangaye, hari umuntu wambwiye ngo njyewe njya gusenga ahantu, yambwiraga ngo abahanuzi baho ngo ntibashobora kumenya ibyo nakoze. Ariko ibi ni ukwibeshya. Hari igihe Imana yemera yuko koko n'umuhanuzi atamenya ibyaha byawe, kuko bakanabivuga bitandukanye, ukumva wowe ntuvuzwe. Ariko si ukuvuga ko Imana itabona ibyo umuntu akora. Hari igihe Imana koko ihishira umuntu kuko idashaka kumushyira hanze, ahubwo igira ngo ibanze imugoragoze. Niyo neza y'Imana imugeraho akiri no mu byaha. Rero kutamenya ko iyo neza y'Imana igera ku muntu akiri no mu byaha, ahubwo iyo neza iragenda ikazahinduka urubanza mu gihe cyose mu by'ukuri atihanye. Rero uyu munsi utabona wenda waraciye inyuma umugabo wawe, cyangwa ugacinya inyuma umugore wawe, ubu turi mu gihe rwose ubona umuntu muri telefone ye afite inshoreke, arubatse ariko afite uwo basambana ku ruhande, muri telefone yakagenda akandikamo nk'izina ry'umugabo, cyangwa se yakandikamo wenda ngo ugurisha amakara, ugurisha ibitoki, mu rwego rwo kujijisha. Rwose akabikora, akabona uwo babana ntago yigeze yiranda konte cyangwa se amenya ibyo amukorera, akabona arabikora koko, akabona aranajya gusenga ntawe umubwiye ngo ibyo bibakora, kumva koko yarafatishije n'Imana ntacyo biyibwiye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo niyo neza y'Imana nyine igera no mu muntu akiri mu byaha. Ariko kuba ineza y'Imana ikugeraho ikiri mu byaha, navuze ngo burya Imana ibirimo irakugoragoza, Imana ibirimo igutwara gake gakeya, Imana ibigira ngo mu by'ukuri kwinginge wihane. Ariko buriya niba mubyumva neza, ubundi se iyo tuvuze ngo kwihana, hari umuntu wihana wakwifata ko kukihana ukikubita ukibabaza? Ntago ari byo. Ubundi ubundi nyine niyo mpamvu nkoresha rimwe na rimwe Bibiliya ntagatifu, ubundi ngakoresha na Bibiliya yera. Ubundi iyo wumvisha kwihana nyine uhita wumva kwisubiraho, ubundi nicyo bita kwihana. Buriya nyine nibyo turi kuvuga. Iyo umuntu akora amabi, agakora ibyaha runaka, ariko akabona mu by'ukuri ntawe ubibona, koko yajya no gusenga akabona nta muntu ubivuzeho, ariko kumva yuko ari ibisanzwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niyo neza y'Imana ibikuriho. Ubu turi mu gihe abantu koko bazwi ko ari abarokore,
naba n'abanywa inzoga bikamenyekana yuko naho basengera koko banazibemerera, ariko hari aho batanazemera, ariko ukajya ukabona umuntu aragenda akazinywa rwihishwa, yarangiza akajya ku gatuti kuri aritari akabwiriza akabona koko wamugani ngo n'abantu bafashijwe, kandi ubwo yaraye mu kabari cyangwa se yaraye mu busambanyi, akabona koko agiye ku gatuti arabwiriza, ariko akabona nta muntu bibonye, ariko uko byagenda kose kabone naho amaso y'abantu atabona, ariko amaso y'Imana no mu mwijima arahareba. Cyangwa ukajya ukabona rwose koko umuntu akora ubwo butinganya ari muri korari, barahari turabazi, barahari babikora. Cyangwa ukabona ni umubwiriza butumwa w'umutinganyi. Njyewe iyo ndi muri counseling nakira abantu benshi abambwira yuko bagiye bageragezwa gusambanywa n'abagabo babavuga butumwa ari abatinganyi, koko akabona agenda na Bible, agenda na Bibiliya, agahabwa n'umwanya akabwiriza, kabona abantu nta kintu babivuzeho, ariko uko byagenda kose kabone naho abantu batabivugaho. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ni neza y'Imana ibikiri kukwinginga, icyo bita neza y'Imana no mu muvumo w'icyaha. Bavandimwe rero turimo dusoza tugera mu mwanya wo kwakira telefone, nagira ngo mbabwire ngo Imana ntiboneka n'amaso y'umubiri, ariko buri abantu babasha kuyitubonamo binyuze mu by'ukuri mu mikorere yacu. Ariyo mpamvu buriya ineza y'Imana yatugiriye twebwe twamaze kuyimenya, dukwiriye mu by'ukuri kuyikunda, tukayikunda. Buriya hari ukuntu arega abantu bashima Imana, ariko rimwe na rimwe ntibashima Imana aho yabavanye mu buzima bw'ibyaha. Buriya hari igihe wowe uri kunyumva abantu wakijijwe, wenda wari ruharwa abantu bose bazi ingeso zawe mbi, ariko uyu munsi uramutse ugiye hamwe wakoreraga ibyaha, hari igihe abantu batungurwa bakavuga ati se uyu ni runaka. Birashoboka se yuko Imana ishobora guhindura umuntu akaba mushyashya? Ariko birashoboka nyine. Iyo neza y'Imana yakugezeho ukava mu buzima bw'ibyaha, bya bindi byari byaragutwaje igitugu, bikwiriye gutuma ukunda Imana cyane, ugakunda Imana atari ibyiguha gusa byo mu kiganza, ibingibi bidutunga bya buri munsi, ahubwo ugakunda Imana ukurikije ubuzima bw'ibyaha yagukuyemo, ukurikije ahantu Imana yagukuye mu isayo y'ibyaha. Iyi neza y'Imana rero iba yarakugezeho ikwiriye gutuma mu by'ukuri ukunda Imana, ariko nawe ugasigara mu by'ukuri ubabazwa n'abakiri aho nawe wigeze kuba naho wigeze kuba uri mu byaha. Niyo mpamvu rero umuntu wese wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi we, buriya wese ni umuvuga butumwa n'umwogeza butumwa. Ibingibi abantu birirwa batubwira ngo ni abatambyi, nibyo ni abatambyi, ariko Bibiliya itereka yuko abantu bose, abana b'Imana bose ari abatambyi. Ubundi hari ikintu uyu mugabo Martin Luther King yakoze cyo kwereka nyine icyo bita priesthood of all believers, cyerekana yuko twese abana b'Imana twabaye abatambyi. Hari n'ikintu abantu bajya bakunda kuvuga ngo umwenda wari urahera watabutsemo kabiri. Burya nta kindi biba bishatse kuvuga, nyine nawe ufite ubushobozi bwo guhagarara ukabwiriza abantu. Ushobora kutababwiriza ukoresheje Bibiliya, ariko kuko Imana itagaragara n'amaso aya y'umubiri, ariko abantu bashobora kuyitubonamo bitewe n'ibyo dukora n'ibyo tuvuga. Umuntu rwose akaba yakwihana ashingiye ku myitwarire yawe, ashingiye ku ngeso zawe nziza, akagira amatsiko yo kwibaza ngo ko tuba urugero, ko tuba mu kazi ahantu hose ubona abantu bose baba bari kwiba, ariko wowe kuki utajya ugira icyo kintu cyo kwiba? Akagira mu by'ukuri amatsiko yo kwibaza ngo ni izihe mbaraga, ni igiki gituma wowe utiba? Akaza akabikubwira nawe ukamubwira ati burya siniba kuko namenye Kristo. Abantu bose bakaba wenda muri mu kigara ari abanywi b'inzoga cyangwa se ari abasambanyi, ariko wakabona ntubijyamo, akaza aje kugushaka akakubaza ni igiki gituma wowe utaba nk'abandi bose. Kubera iki? Kubera ko nyine Imana ntigaragara n'amaso, ariko abantu bashobora kuyitubonamo mu by'ukuri bitewe n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora. Mbese ni imico yacu ya buri munsi ishobora kubwiriza umuntu igatuma yihana. Twavugaga rero ingingo ivuga ngo ineza y'Imana no mu muvumo w'icyaha. Birashoboka yuko wakoze ibyaha runaka, nta muntu wigeze ubibona, nta muntu n'uyu n'umwe wigeze ukubwira ngo ibyo bibi byawe. Buranja nkunda kubwira ababyeyi, nyuma yo gutanga uburere tujye dusengera abana bacu. Abana bo muri iyi minsi burya turabarera tukabaha ikinyabupfura, ariko nabo iyo bagiye gukora ibyaha babikora mu kinyabupfura. Akaba atasambana mu by'ukuri ngo abikwereke, ariko agasambana mu kinyabupfura.
ntumenye uko byagenze. Ari nayo mpamvu burya ababyeyi benshi cyane cyane ku bafite abakobwa iyo batwaye inda bararira bakagira agahinda bakavuga ati ko ntacyo nakoze, ko nakureze mu by'ukuri kucyo unsabeje kucyo utwaye inda. Burya nibyo waramureze ko kumuha n'ikinyabupfura, ariko nawe yakoze ibyaha bikora mu kinyabupfura, niyo mpamvu watungu. Bivuga ngo rero dukwiriye gusengera aba bana bacu, dore bazakurira mu isi yamaze kwandura. Ibinjya mbibwira ababyeyi cyane, iyo mubona izi ngizi bita ngo amakartuni cyangwa ibitente, ubu ndagira ngo mbabwire ngo mukwiriye kuba maso. Ibitente byose ntago bikiri bya bitente muzi, ubu hasigaye hasohoka ibitente birimo ubutinganyi byigisha abana kuba batinganyi babihereye mu bitente. Ujye wumva izi ndirimbo izi ngizi bita izi zisanzwe nyine ziririmba ku by'isi runaka, ujya wumva amagambo arimo, ujya wumva uburyo umwana muto yashobora kubiririmba, wabyumva nawe ukikanga. Ujya ureba ukuntu abana rimwe na rimwe ujya kubona ukabona ngo yifasha ngaha mu mayunguyungu ngo ari kubyina, ariko wareba ibintu abyina ukabona biteye ubwoba. Ni ukubera iki? Ni isi turimo y'uyu munsi, ni isi yimitse icyaha, ni isi irimo irapromotinga icyaha. Ubu ntago bikiri ngombwa yuko umuntu ajya gushaka undi ngo basambane. Ubu cyane cyane abantu bari hanze barabizi, hari ibyo bita sex toys, ibikoresha abantu bifashisha basambana, bagura mu mabotike bakajya kwisambanya. Nuko ubimenya ababyeyi mukaba maso. Buriya hari ukuntu ababyeyi bashishikara ngo kohereza abana babo hanze, ariko batazi ko aho hanze burya n'ingeso mbi bajya kuzanduriraho. Twagarukaga ku ngingo ivuga ngo ineza y'Imana no mu muvumo w'icyaha. Uyu munsi rero utabona warakoze ibyo wishakiye ukagira ngo nubwo amaso y'abantu atabibonye, ariko ijisho ry'Imana rirabireba. Iyi neza y'Imana rero ni ikomeje kukwinginga kugira ngo n'uyu mwanya wihane. Dore Kristo ari ku rugi rw'umutima wawe, arimo arakomanga, arimo arakubwira ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu, naho ingabire y'Imana ni ubugingo bw'iteka. Niwemerera Imana urahabwa ingabire yayo, ariko nanone nutabishaka nyine ko kuzarimbuka bitewe n'amahitamo yawe. Ngaho duhamagare kuri nimero ya Radio Umucyo 078 71 06 624. Birashoboka ko ushaka kwihana cyangwa usubiza icyifuzo kugira ngo tugusengere uve mu bubata bw'ibyaha. Duhamagare kuri 078 71 06 624. Turakire 3 twita dusoza. Imana ibagirire neza. Oui, allo. Oh God. Egera hirya nanjye munsengere ndarwaye. Oh la la. Ntacyo twakumvise, turaza kugusengera. Oui, allo, mwiriwe neza. Yego. Wiriwe neza. Yego, muri bande muherereye he? Nitwa Masandrine merereye Nyabyondo. Wadukurikiye se? Wadukurikiye? Yego. Urashaka kutubwira iki cyangwa se wakuyemo iki mu ijambo tuganiriye? Oh la la, uyu ntago yadukurikiye. Urashaka kutubwira iki? Ndashaka ko munsengera nanjye Imana ikanyongerera imbaraga na mfite imbaraga nke. Yego, turagusengera Imana ikongerera imbaraga mu bugingo bwawe. Murakoze, mugire ibihe byiza. Yego, urakoze. Reka twakire uwanyuma dusenga tugana ku musozo. Allo. Allo. Wimwiriwe neza muvandimwe? Yego. Urinde uherereye he? Jambe merereye sari. Wadukurikiye se? Wapi ariko numvise mushaka nyine. Uranshaka? Ni icyifuzo cyo gutanga cyo ko mwansengera ubwenge bukiyongera. Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubanza utekereze kuri ayo magambo. Yego. Urakoze. Reka twakire uwanyuma twita dusoza kuri 078771. Allo. Allo. Oui, mwiriwe neza. Mwiriwe. Muri amahoro? Turashima Imana. Wadukurikiye mu ijambo ry'Imana dutambukije?
ntabwo nabakurikiye ariko ndafasha kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana kandi ntago Imana ishobora kuduha ijambo ritaza guhindura ubugingo bwa benshi. Ndabizi neza ko ari abaduhamagara nyuma, ariko reka dusenge. Birashoboka yuko umutima wawe koko wemejwe na Roho Mutagatifu yuko hari ibyo wakoze bitanejeje Imana, ibyo wakoze mu rwihisho, ariko uyu mwanya ukaba mu by'ukuri uciye bugufi kugira ngo Imana ikweze. Wakuyemo inda nta wabimenye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana irabizi neza. Waciye inyuma uwo mwashakanye, amabi yose umuntu ashobora gukora amaso y'abantu atabona, Imana irayabona. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye umuntu wese utsinzwe n'ijambo ryawe mu mutima we, akaba afashe umwanzuro, kiza ubugingo bwe kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, namweza mutunganye, nasukura umutima we, ubugingo bwe bube buzima, kandi amazina yabo bose yari yanditse mu gitabo cy'abagombaga kurimbuka akurwemo kubw'imbabazi zawe, yandikwe mu gitabo cy'abana b'ubugingo. Ni nako dusengeye abantu bose bari barasubiye inyuma, cyangwa se bari kugenda bumva bahenebera gake gakeya mu bugingo bwabo. Turabasabira imbaraga, turabasabira Roho Mutagatifu ngo aze kurushaho kubana nabo cyane, kuko igihe cyo kwirara nicyo gihe umwanzi ategera mu benshi, kandi uraje udatinze, kandi uje kugororera buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Turasenze rero kugira ngo ufashe umwanzuro binyuze muri iri jambo uduhaye, umukomereze Mwami Imana muri uwo mwanzuro, kandi umurinde kuzongera gusubira inyuma ukundi. Tubisabye tugushima kuko urokoye ubugingo bwa benshi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.